Bebe, Moza. Wa mukobwa wapfuye wa murambo twawutunganyije ngo twite gukora. Allo? 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 Bitese kumeza cyo. Ushobora kumbwira ibintu wishaka kuri telefone yawe? Rero atanyukoresha phone yanjye. Ndi kukubaza ngo ushobora kumbwira ibintu by'ubwicanyi numvisha kuri no telefone yawe? Jewe. Ibiki? Ngo ibintu byikisubiramo numva. Kuva ryari we wica abantu? Jewe nimbe banashobora kuyica kugira ni kwica abantu. Kuva ryari nyine kuri telefone yahamagara umuntu avuga ngo ibintu ngo by'ubwicanyi ngo umuntu ngo yapfuye ngo umuntu ibintu nazi, weho wica abantu mu mabanga yo ku munsi. Bamugiresha nimero kumana. Nimbe basinashobora kuyica. Umuntu nabiheraye yibeshe nimero. Kandi ibintu urimo. Kamubwire. Ushaka kumbwira ibintu by'ubwicanyi ndi kumva kuri no telefone yawe cyangwa ntabwo uri kubimbwira? Ariko nashobora kwica umuntu. None iyi nimero igwamagaye ni yande? Nimero nca. Nabibeshe. Ushaka kumbwira ibintu ndi kumva kuri no telefone? Rwose dusigaye dukoresha telefone imwe. Icyo nicyo kibazo mubajije. Ndi kukubaza umbwira umuntu ugwamagaye hano kuri telefone yawe avuga ibintu by'ubwicanyi. Umuntu yibeshe nimero peshere. Uramukongeye kunkoraho. Uraramukongeye kunkoraho turabipfa. Ibyo ndi kukubaza nibyo uri kunsubiza. Rwose ndashobora no kwica n'imbeba. Nshobora kwica umuntu. Bambwira kuva ryari wowe upanga ibintu bya gahunda byo kwica abantu, wewe wica abantu uri mabanga yo ku munsi. Urambwira ibi bintu cyane nabyo bimbwira. Shero umuntu yibeshe nimero ntabwo nashobora kwica umuntu pe. Dekura. Urambwira izi gahunda urimo? Se sheri bite uyu. Bigeze aho ushaje utangira kunkubita. Ahubwo urongera kuvuga gutyo ndagukubita urundi uhita ucara mu idirishya. Kwa iki? Kuva ryari usubira kuzasha. Uramukongeye kunkora turabipfa. Utansobanurira ibintu numvishe hariya. By'uyu muntu uri kugwamagara. Umuntu wahamagaye yibeshe nimero ntabwo nashobora kwica umuntu pe. Kuki nimero zo kwica wezi yaberaho? Akoreka mubwire ibi bintu urimo ubundi urashaka kuzapfungisha. Utangiye none no gufata telefone nkumva ni telefone izabica nyuma no mu nzu. Shiri ntabwo nakwica umuntu. Ibintu ntabwo byabaho. Ushaka iki? Telefone yanjye. Hiyayi. Nese ibyo nabwiye babinsobanuriye. Akoreka mubwire wa mugore we. Ibintu urimo wicunge.
uriya sister wawe aracyakomeje kubura pe. Sha reka uriya mwana arantagangaje mwana. Nese bakubwiye ko bimeze bite? Wagiye kuri polisi watanze ikirego? Nihe ntageze se? Ntaro ntageze. Abiye uriya mwana arantagangaje. Uzi ko noneho aho bigeze nta n'icyizere mfite cyuko nzamubona ari muzima. Aya nta kintu yabaye. Uriya mwana nta cyizere mfite cyuko nzamubona ari muzima. Aho bukera abantu nzamubona ari umurambo pe. Kuko noneho nanjye icyizere gitangiye gukamuka. Bo gusa ariko gahunda ihari urumva ndi kugenda negeranya amakuru nkusanya ibimenyetso n'ibiki byose. Kugira ngo ndebe ko wenda hari icyo byatanga ariko sha nanjye natangiye gukamuka. Azaboneka kandi nta kiyabaye azaboneka ariko uzi iminsi igihe gishize uriya mwana mwiruka inyuma. Maze igihe kinini cyane kugira ngo iki nyine kandi tutwaramubuze nyine nabo bagenda bashaka barabiyuta integereze kuri polisi baramye integereze bazampa gahunda niba ramuka bagize icyo bamenya bazampamagara. Iki kintu se bari bakubwiye usibye gutanga amakuru aho yamutegereza duhe contact tuzabaho adresse tuzagushakira nta bundi buryo. Kandi noneho urebye ukuntu ndemerewe noneho hari murumuna uri hariya warandembeje neza murumuna warandembeje buri munsi amhoza ku rutoto rudashira stress zidashira. Urumva abanyina yabasize ari bangare bashiki banjye babiri ntacyo mbamariye ntacyo mbafasha. Bana we yabuze amahoro nabuze amahoro buri munsi. Ariko kubwira ko ugomba kumubona byanga bikunze. Niko abana bakurikirana nyine baba bagomba kumira bayumva ugomba kumira no se wewe musaza wawe birakabije mwa birarenze. Buriya ni inkubira mufite stress muri iyi minsi. Buriya mwana w'umukobwa ataraboneka nta mahoro. Ibyo birumvikana. Ahubwo nyine ugire wenda nanjye nyohereza ifoto yiwe urumva cyangwa nanjye ngenda nyine nabonye umwanya ngende mbaririza ahantu hose nyine ndebe ko nagufasha tukamubona kuko urumva ni ikibazo. Hari ubushize ntayo naguhaye ra arabyibagiwe ko nanjye ubanze byaranciye. Turebe ko twagerageza nyine tukamubona umuntu ariko umuntu buriya yanagerageza akajya no wenda no ku mateleviziyo buriya bishobora no gukunda. Ase ku buryo byananiranye kuri polisi ku mateleviziyo nyine buriya kuri televiziyo urumva polisi ishobora ahantu hose umuntu aragerageza nayo ni abantu. Ako mugari no gutanga ariko muri televiziyo amashusho arihuta akagera kure aho polisi ibitaragera. Ako byanga bikunda rega zaboneka wasanga wenda ari na dahinde by'abana ashobora no kukubwira ko telefone yanapfuye nta wame. Oya Bobo maze gutakaza icyizere cy'uriya mukobwa nta cyizere gifite cy'uko ari yewe neza ifoto ye nari bisha. Urumva jewe nabanje kujya bifataho ibintu bisanzwe abifataho ibintu bisanzwe rimwe na rimwe ntanabatuka umuntu nawe yambwira yanitoka agenda nkumva nyine ari ibintu byoroshye ariko nagira ngo umenyeshe ko bimaze kumbiza icyuya. Numvikana bimaze nabonye ari seriye n'ukuri nabifataga nk'imikino ariko maze kubona ko ari ibintu byanyabyo. Umuntu buriya umuntu yabura umunsi umwe wa kabiri ariko imuna ikimwe kirenze cya kabiri kwese urumva atari ikibazo ikibazo no ku muntu w'umukobwa wenda ari umuhungu usapfa ushobora kuvuga uti niyizi miziki y'icyura se ko ari ibirara agende igihe azagarukira ntacyo azagaruka ariko noneho se mpereza iyo foto turebe ko iyo nayiguhaye kabisa ubwo nanjye uzamfasha mbonye ubwo reka ngende ndaza kuyireba uragiye se reka ngende ubwo uraza kunsubiriza amatamu sibyo ndamusoza ubwo uramfasha nyine turebe kamugeze ku irembo ndayireba nitonze ndebe ko nayiha n'abagenzi banjye ari ngombwa asubura nta kibazo mugeze ku irembo ndi kurenze ibyo kabisa ubundi turagerageza turebe ngo Jora gicucu. Ese kugira ngo umutwe yazima cyangwa kurasha umutwe. Umva, minota 30 turano duhurira. Wana bimwe abuje cyo ugati mbona haje. Sandaje. Kimara gusa.
Senze ukuntu aba yanteje umugabo mwana icyo bikora. Araje amenye, araje ambone neza neza aramenya kandi araje mwiyereke nta nubwo biri bugarukire hano hafi. Sister Mike kamurebe ndebe ko hari icyo namufasha. Ibintu bitangiye kugorana kabisa. Ye